turabasuje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni Turatimana Eddy nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi tugiye muri Kibagabaga aho tugiye kwereka amazu abiri agurishwa kuri miliyoni 400. Ni inzu ebyiri, imwe ni 400 indi ni 400. Ubwo uzitwariye rimwe wazishyura miliyoni 800. Buri nzu rero ifite ibyumba bitanu, toilette eshanu. Muri make ni 5-5. Reka rero tubereke, ni inzu iri kuri kaburimbo. Mugiye kureba uburyo inzu imeze, ni hafi y'ibikorwa remezo, ni hafi y'ibintu byose, ni hafi y'ibitaro, ni hafi mbega y'ibintu byose muri Kibagabaga. Reka tubatembereze tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Wow, tukigira hano murabona ko ifite umuryango mwiza rwose. Banyerekera uyu muryango, ni umuryango mwiza cyane, ufungura neza witonze. Urabona ko ifite parking nini nkuko muri kubibona. Ni imodoka byibuze enye zaparitse neza, ebyiri hariya n'ebyiri hano. Ifite n'akajaride gato nkuko muri kubibona, ni akajaride gato katarafata, ariko ndabizi ni gafata kazaba kameze neza. Hanyuma rero tukiza bagiye banyerekera uburyo inzu imeze. Ni inzu nziza ndayibatuye. Ifite imiryango ibiri nkuko muri kubibona. Ifite uyu muryango nkuko muri kwibona uri sliding, ikagira ndetse n'uyu nguyu. Urabona ko ari ya miryango ya aluminium. Muri kwibona ni imiryango myiza cyane. Tuzamutse kuri escalier rero gake gake mugenda mureba ubwiza bw'iyi nzu. Hanyuma rero reba ino balcon yo muri salon. Ni balcon nziza nkuko muri kwibona, ni inzu nziza pe, baricaye bara designing. Inzu yacu ni uvuga ngo guhera hasi igizwe na plafond ya gypsum. Ama plafond ya gypsum niyo murabizi ko ari ama plafond agezweho muri iyi minsi. Hanyuma rero mu ndebere salon uburyo ingana, ni salon nini nkuko muri kwibona rwose. Ni inzu nziza. Ino nzu ku giciro cya miliyoni 400, ino nzu yaba iyawe ugatutunga UPI neza witonze nta kibazo. Ndebera amatara ifite, ndebera uburyo imeze. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Tukiva aha ngaha mureke tugende gake gake. Tukiva aha ngaha muri salon, urabona ko dufite salle à manger nayo yenda kungana na salon. Ifite salle à manger nini, murabona ko ifite salle à manger nini, ifite na wa muryango wo gusohokera hanze utiriwe uca muri salon. Ni inzu nziza pe, muragenda munyurwa murebe uburyo iyi nzu imeze. Hanyuma rero murabona ko ifite igikoni cyiza. Iki gikoni nkuko twababwiye ukigurana ni gas cooker, ukakigurana n'utu dutebe two muri salle à manger. N'udutebe twiza muri kutubona twiza cyane uko muri kwibona. Ni inzu nziza, muranyurwa murebye iyi nzu kuri Rwanda Real Estate. Mu by'ukuri rero tukiva hano mu gikoni, iki gikoni gifite n'agastoke kacyo nkuko muri kwibona. Kandi ifite agastoke iyi ngaka, murabonegera mubireba uburyo ino nzu imeze. Tukiva aha ngaha, tukiva mu gikoni duhita tuzamuka noneho tugahitira mu iki cyumba cyo hasi. Mundebere ifite icyumba cyiza uko muri kwibona, ni icyumba cyiza pe, gifite na toilette yacyo ndetse n'utubati. Urabona ko ifite utubati twiza mwabibonye. Hanyuma tukiva hano muri iki cyumba cyo hasi, ifite toilette ndetse na douche nziza murabibona. Ifite n'utu design twiza uko muri kwibona. Ni inzu nziza pe, baricaye baradesigninga ku mu designer rwose namuha 10/10. Hanyuma ukiza hano bitubona ko ifite ya toilette y'abantu bari mu gikoni cyangwa se bari muri salon, baza bagakoresha iyi toilette batarinze bajya hehe mu byumba. Turi kugenda tubereka ino nzu gake gake, murabasha kunyurwa ndabyizeye. Hanyuma tukizamuka hano dubona ko tugiye muri bya byumba noneho byo hejuru binini cyane. Kuri miliyoni 400 inzu yaba iyawe rwose. Ifite escalier nziza zitazamuka cyane uko muri kugenda mubibona. Hanyuma tukiva hano muri iki cyumba, tukiva muri hariya hasi bitatuza muri iki cyumba cya kabiri. Babwiye ko ifite ibyumba bitanu, toilette eshanu. Dore ngiki icyumba cyiza gifite amatara meza uko muri kwibona, ndetse na bariko yacyo ngiyi. Murabona ko ifite na bariko yacyo, dore ngiyi rwose ndi kubibereka gake gake. Hanyuma ikagira na garde-robe yayo uko muri kubibona. Hanyuma iki ngiki ikagira iyi toilette yacu, dore ngiyi nziza kandi yisanzuye. Uri kugenda mureba uburyo iyi nzu imeze. Hanyuma tukiva muri iki cyumba rero duhita duhitira muri iki cyumba kinini nacyo gifite bariko yacyo nkuko muri kwibona. Iyi ngiyi rwose ifite bariko yacyo rwose. Iyi nzu ni nziza ndayibatuye. Hanyuma ikagira murabona ko ifite n'izi garde-robe yacu ndetse n'inzugi nziza nkuko muri kwibona. Isanzugi rwose zamuvura, agenda banyerekera uburyo uru rugi rumeze. Nukuri iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Ifite amatara meza, ifite
cyumba kinini nk'uko muri kubibona, ikagira n'agaterase kacyo. Hanyuma tukiva hano murabona ko tuje muri iki cyumba cya kane nk'uko muri kubibona. Ni icyumba kinini cyisanzuye, murabibona ni icyumba kinini. Ntabwo turagera muri chambre principale ngo murebe ubwiza bw'iyi nzu. Hanyuma iki cyumba kikagira nacyo utubati ndetse kikagira na bariko yacu nk'uko muri kubibona, witegeye view ya hehe, view ya Nyarutarama. Banyerekere Nyarutarama uko imeze. Hanyuma rero tukiva aha ngaha duhita twinjira muri iki cyumba, duhita twinjira hano mu rwambariro. Murabona ko ifite urwambariro, ikagira na toilette yacu nk'uko muri kubibona. Kuri miliyoni 400 inzu iwayegukana muri Kibagabaga ugatunga UPI. Hanyuma rero tukiva hano muri iki cyumba cya kane bise tuza no mu cyumba cya gatanu aricyo bita rurangiza. Ni master bedroom. Murabona ko master bedroom hagarara aho ngaho cameraman ubanyerekeye. Master bedroom ihera aha ngaha. Murabona ko tuje gutya uko turi muri kubibona, tukaza gutya muri master bedroom. Ni icyumba kinini cyane uko muri kugenda mubibona pe. Nayo batuye iyi nzu kuri miliyoni 400 iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma iyi master bedroom ikagira ndetse na terase yayo. Murabona ko ifite terase yayo, muri kwibona ni terase nziza pe. Ino terase nayo batuye. Banyerekera uburyo ingana, genda banyerekera hano uburyo ari nini. Ni terase nini cyane nk'uko muri kwibona. Hanyuma tukiva hano muri iki cyumba urabona ko duhita tuza hano muri dushe yacu. Ni icyumba kinini twita ngo ni icy'ababyeyi, tuza hano muri dushe yacu. Hanyuma ikagira urwambariro, nayo ikagira indi garderobe. Twavuye kuri garderobe ya mbere duhita tuza noneho kuri garderobe ya kabiri. Ifite garderobe ebyiri. Hanyuma tukaza muri dushe yacu. Wow, very nice. Mwabonye ko ifite dushe nini, ifite jacuzzi, ifite rwose ahantu wogera heza kandi hanini nk'uko muri kwibona. Iyi nzu rwose kuri miliyoni 400 nta gihendo pe. Ni inzu iri ahantu heza kuri kaburimbo, ahantu rwose habereye buri umwe wese. Iyi nzu yacu rero ikagira n'ibyo hasi, ifite igikoni cyo hanze, ikagira inzu y'umukozi hanze, ikagira n'ibintu byose byo hanze, ikagira ndetse ikagira na parikingi nini ihagije. Mu by'ukuri rero ino nzu mudukurikiye kuri Rwanda Real Estate ni YouTube channel yacu. Hanyuma mwabasha kureba andi mazu tubafite, mukagenda mureba. Hanyuma iyo mwakunda tukayibasurisha mukagura nta kibazo. Murakoze rero, ntimuhwema kudukorera subscribe, ntimuhwema kudukorera share, ntimuhwema kudukunda cyangwa se gukora like. Rwose ni iby'agaciro, tugomeza kubibashimira. Murakoze rero, murakarama.